Yes, my beautiful people, wagwan. Yeah. Aho muri mumeze gute? Mumeze fresh sana. I came back again muri another video reaction. I goes by the name of MCP, aka MC Platform. Today tugiye kuba twiganirira kuri new track ni new bang nziza cyane ni Kade Munda. Let's go. Yeah, brother. Tuza gake buretse kwirukanka. Manze nkwereke ikintu cyatanje kimeze neza cyane. So this video reaction y'uyu munsi ndashaka kuba ndi kumwe n'abantu banjye mu mpande zose z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru n'iburengera bwaryo. Let's go. One time. 155 Yeah, this track yakozwe n'uwitwa producer Element, ikorerwa muri 155 AM. Ikorwa video n'uwitwa Munezero Jean Christian niwe video director we video. So by the way, kimwe mu bintu bya mbere by'ingenzi ugomba kumenya kuri indirimbo nuko twishimiye cyane uburyo Kade yabaye so creative mu mutwe, cyangwa se director wa video cyangwa n'undi muntu wazenye igitekerezo cyo gukora video, uburyo babitekereje. So urabona nk'ubu ngubu hano ni mu butayu, like ni mu Misiri, urabona zira ni pyramide. So kugaragaza pyramid, so it is one of the good thing. And iyi video yasohokeye muri record label yitwa Kobe Entertainment. And so by the way, kimwe mu bintu byantunguye muri no video ni iyi scene urabona bameze nkaho bazanye like this guy ni umurambo cyangwa ni nk'umuntu simbizi, ariko maybe ni character imwe ishobora kuba yarabaga mu mico ya kera y'abanya Egypt, y'uburyo umuntu yagezwaga imbere y'umwami. So muri video umwami ni Mr. mwenyewe Element Sterling, the body Sterling, muri video yitwa Element Ele. And okay, the guy bamuzanya ameze nk'umurambo ariko ayisabyuka wata mwenyewe Kade. So wamubonye baby girl umukundwa the baddest arahibereye mwenyewe. Okay, like buryo iyi scene iteguye, maybe umukundwa bakundana na Kade like somehow, and aje kwerekwa umwami Element. Agenda n'amashaba numubona nusare, ati agenda n'amasaba numubona ntusare. So kimwe mu bintu by'ingenzi nanone ugomba kumenya kuri video ni video wigaragara kihenze, ntago nza agaciro kawe neza, ariko my brother ndabizi ntago ajya akora ibintu bitarimo amafaranga. Ibi bintu birimo amafaranga menshi cyane. So imyambarire, costume design we video nambonye yitwa what be sinzi, like ndaje mukanya ngurebere, ariko costume design we video shout out kuri wowe kubera ko mwakoze ikintu cya danje. Baby, ishoti ni bumesi uzanye ubutezi aragukasa, niba mwinjiza mu kazi buri burutazi gusa yaya ni loki nukabangana nanjye sombi n'umutetsi ukunda karoti uyarabahana let me come down. So voice ya mbere wamaje kuyumva fresh sana, arimo arakubwira ati uyu nguyu we yatuma nduzinga mind, ati nubwo abangana ariko nta ngeso mbi agira. So nubwo abangana rero ngavuze ko umujango yari ariko mujye mumbabarira nawe. Uyarabahana let me come down losing my mind. Ati uyu mukobwa afite da. So the baddest magic nakunze nanone muri no video ni like how melody is, the verse, the chorus, this guy he nailed it more. Ati n'umukobwa afite da wakandanyerera nka anaconda.
So I like in every video that I saw her, I like how she's acting. Yeah, she made knows my mind. Like this girl no mu fixe ni mwiza cyane for sure. Kuma video yose yagiye agaragaramo wabonaga ko ari talented mu bintu byo kuba mu video vixen cyane cyane bijyanye n'isura ye. Ni umukobwa mwiza, ni umukobwa ufite amafaranga, ni umukobwa like ubona ko yujuje ibisabwa. Anda. Oh yeah. This thing nagikunze cyane uburyo like the guy arimo alafabingana n'aba dancer. Urabona ko nyine n'umuhanzi like uzi what I'm doing, uzi like what I'm going to put on market. Ni ikintu kigiye ku challenging abantu. So I see Maji, General Benda, I see the Jordan Carlas, I see Gravis like uburyo uyu mukobwa agendana n'ababyinnyi muri buri ndirimbo. So ni kimwe muri potential Kevin Kade arusha abandi artiste ba hano mu Rwanda batandukanye, kubera ko like how the guy introducingana n'abadancer biwe muri video bikwereka like the how long byamutwaye igihe kingana iki kugira ngo ategure indirimbo, byamutwaye igihe kingana iki kugira ngo aduhereze product, aduha ikintu yabanje like gutekereza. Kandi noneho kimwe mu bintu byiza wamenya kuri uyu musore nuko numwe mu bahadwoka bari hano mu muziki mu Rwanda. Ati ari karagafo Munda ati melody yiwe uyumvira Munda the baddest. So iyi kartile igaragaramo hano ni kartile yo muri Egypt. Ni video kandi yakozwe cyangwa se yagiriwemo uruhare na uwo bita location manager wayo bamwita Creation, niwe wazanye ibitekerezo bijyanye na location, mu gihe production manager w'indirimbo yitwa Nise Jabo Jisire ndetse uwitwa DOP Anik Didier. So nabandi agenda bakubwira amakuru pesa ntamena vidanje ati mitamena vida gute oya bureze njye nkunda like ndumule artist ariko uwe actinga even no kuri lyrics whenever you bounce it ntamena vidanje. You know what I'm saying? The guy about this Kevin Kade, shout out to you. Ati aramena vidanje ibyo mutwima mubirira kwande ati ndamena vidanje ibyo mutwima mubirira kwande. Anda kimwe mu bintu ugomba kumenya like impamvu nakubwiye ko ndibuze kugenda nanaruza reaction ariko ngendeye kuri lyrics again, nuko iyi ndirimbo mu yanditswe n'uwitwa Billy Ruzima ndetse n'uwitwa Kivumbi King bafatanyije n'uwitwa Junior Rumaga. So urumva n'aba artiste bose bakomeye. Billy Ruzima n'umwe artiste ugira melody ziri extraordinary nyine zirenze bya hatari. Uwitwa Kivumbi n'umuraperi mwiza, n'umwanditsi mwiza, n'umunyabisigo mwiza cyane. So ushyiraho noneho witwa Rumaga nawe n'undi noneho ufite ibisigo biteye ubwoba. So this track nago yagutungura kubera ko the English irimo ni young generation ariko bafite creativity muri mind ku buryo n'ibintu bya tradition babizi, kuko nago wambwira ngo Rumaga aranditse ikintu ujye ku kidouting. Wow, ntago wa doubting, no doubt kuri Rumaga. Amakuru pesa ntamena vidanje ibyo mubwima mubera kwande nibushaka Batman ndaguhira pande nyisiga ula let me see you that ula fa this thing imeze neza cyane ni nyisiga abavandimwe bose bari buze kuyisiga today, shout out to them. Nisiga ninyisiga ula this guy man indirimbo yanditse neza. Shout out kuri all the writers w'indirimbo, shout out kuri Kivumbi King, shout out kuri Billy Ruzima, shout out kuri Junior Rumaga, shout out kuri Kevin Kade, shout out nanone kuri twe turi kuri reacting aho nabari kumva reaction nabari buzayumve. So this thing ni God baddest yitwa Kevin Kade.
nawe njyewe uri gukora reaction today nitwa MCP uyu nguyu ukurikiye naho aho nkurikiraniraho ni kuri platform KWP 250. Yes ati ninyisiga uyu mukobwa anakonda you know what I'm saying? So urabona like kimwe mu bintu by'ingenzi this guy yitaho like aba dancers bo muri video. Jordan Class ni best dancer wa 2021 harimo na General Benda like I think he's gonna be the best dancer 2023 and even ntago harimo Jojo nawe urimo ariko harimo Jordan Class harimo Gravis harimo na General Benda so harimo aba dancer b'abahanga mu gihugu so ku buryo this video kuba yaba viral biroroshye cyane. And kimwe wamenya iyi choreography bari kuri byina n'ibi bintu byose bari kubyina byazanwe n'uwitwa General Benda. General Benda niwe mu choreography wa Munda ya Kevin Kade yakozwe na Element ikorerwa muri 155 isohorwa na Copy Entertainment ku bufatanye bw'abantu benshi batandukanye barimo uwase Muyango mama Kimenyi umugore wa Kimenyi melody ukayumvira Munda Kade's Element LA niwe wakoze starring uramubona ari ku buryo abahagaze Majesty okay yari king muri no video yari king cyangwa yari prince yari like he looks like something like that yagaragaraga nka king cyangwa prince mukutu it's generation of sampling again niba nkurikirana uzi icyo mvuze si wamubonye yitwa Kevin Kade uyu nguyu bari kumwe yitwa Mukundwa n'umwe mu bakobwa bakunda kugaragara cyane hano muri showbiz yo mu Rwanda and yagiye avugwaho ko yigeze no kugirana gutya na David niyo rumors heruka ku muhanda koza abasire queen bacuruza rumors niba udafite rumors ku muhanda ntabwo uri umusire queen wa danje so Kevin Kade by the way shout out to you shout out to the other team mwafatanyije shout out kuri Element LA na 155 AM muri rusange shout out kuri Unique Creation batanze production agency shout out kuri Anik Didier wari DOP shout out kuri production manager yitwa Jabo shout out kuri Gafawayo bamwita Fred Neza ndetse na Brett Ngabo shout out kuri set design wobita Honore Nigena location manager bamwita K Creation shout out kuri mwebwe shout out kuba casting babies cyangwa se kubakobwa bagize casting muri no video ni Umukundwa Kadete Misi na Keri Chocola shout out kuri makeup designer bamwita Amandine Nzasanga Maria shout out kuri dancer Jordan Class ndetse na Gravis well shout out kana none kuba costume designer bamwita Chris Bay na Mateo designer and shout out kuri choreography uyu witwa General Benda big thanks kuri Copy Marius nyiri Copy Entertainment and kandi big thanks and big shout out kuri Uwase Muyango the fastest and number one host babe in Kigali and then shout out kuri Jimmy Muyumbo and shout out muri rusange kuri Kevin Kade ndetse na Copy Entertainment. Iyi rero nimwe mu mavideo yagirweho uruhare n'abantu benshi kubera ko nago nakubwiye umugitariste bita Jire Hirwa ariko ne nakubwiye ko yanditswe na Bill Ruzima nkubwira ko Element ari we wakoze ikizwa beat ndetse na mastering I think ni Element nanone nkubwira ko witwa Rumaga yari hafi witwa Kivumbi bari bicaranye bari kwandika indirimbo no guhana ibitekerezo nkubwira ko kandi set designer
ntago nari nakubwiyemo witwa Emija Dox nkubwira, ntago nari nakubwiye witwa TT Designer. Abo bose nabagize uruhare mu kugira ngo video ya mbere mu Rwanda ya Kevin Kade muri iki cyumweru ijya hanze yitwa Munda.